maze urabaruta mwana nkunda nibakureke ariko sheri yo maze kukwiterurira rero dore n'udufasha itonde gato aho icara hasi nyine waje kugira isoni ariko umugabo wanjye ego dereva miliyoni 5. okay urareba kuri telefone yawe ko amafaranga agezeho muyobozi dore ngaya amafaranga ndayamuhaye hano byirangegera burasa n'icyo cyari kizira impamagariye yewe na nibereye ahantu hanjye rwose ni heza kabisa. Shushu karamesheri bazanye agatebe hano hanze ra hari akazuba ngwiro twota akazuba kanze dore nina nagakumbuye wenda natwe tuzaba mu Burayi aho tugira amazi azajya ashyushya ndumva nshaka ko kwicara buri munsi wose yewe mana yanjye papa nsigaye nini sabiriwe gikundiro ko ndushaho gukunda nkagutekereza iyi kambere yo kuwa munda ni kure namayeso amahe samaye nkikoreye inkwa nikoreye umutwaro w'urukundo ngukunda nkagukunda nkaryarya ese wamenyera impamvu ituma nkurota gutekereza iteka mukunzi aya nabije niba yizi mukunzi cyo simbagiza gakeya unyongorere inyumva ugeze gute ndagukunda sibanga simitoma ngutera subugwari gukunda cyo ukundira ngo kunde ninde mbikora nk'akazi sheri wawe urabaruta sheri maze urabaruta mwana nkunda nibakureke ariko sheri ndagukunda by'ukuri pe gutangiye kujya mu mitoma yawe dore bwari ndabwita uwakubura yababuze byinshi uwakubura yabanyazwe pe uri mwiza shishiri uri mwiza kabisa uri mwiza sheri uri simbi uri umutoni uri mwiza wanjye imana yakuremye ntabwo yakuremye saa sita sheri reka ngende yakuremye itari hananirwa rwose sheri ndakunda pe yo irebere nawe yo ndakukunda ni ukuri mbega sheri mbega ubwiza bwawe iyo nkubonye rero mba numva nta kintu nakora usibye yo maze kukwiterurira rero uriho hedisi we kuguterura maze nkagutambagirana rwose uri umukunzi wawe reka twongere dusubire mu byicaro ariko rero ego maje kuza niba ari mayoneze niba ari pizza niba ari ibiki eragura gabo basa nibyo koko ariko imana ishimwe kandi cyane sheri urabyibuka uranyibuka ariko sheri ubwo ugiye gutangiriza na bya bindi byahise noneho rero buretse gatoya nze nkwereke noneho nkubwira akantu uburaho nze nkwereka akantu noneho sasa nese noneho sheri ko buri munsi negura udushya noneho ugiye kumbwira ubu noneho ugiye kukubwira ikintu kirengeje urugero ikintu utageze ubona ikintu utibuka icyo ngicyo ni njyewe ngiye kukwiyereka neza sasa rero sheri ubundi buri gihe unegura udushya ubu noneho ngiye kugutegura ntabwo ari ugutegura agashya ahubwo ngiye kwereka noneho njyewe wanyawe njyewe mwenyewe rubimbura mwenyewe rubimbura mwenyewe ngiye kukwereka noneho sasa uretse gato kubera ibintu buri gihe wari umbwira dore reka nze gatoya nta kibazo ndategereje ntutinde noneho umugabo wanjye ninjye washatse neza pe naho abandi barabeshya
umugabo wanjye nta kintu namuburanye ama ibyishimo mbese Mana ushimwe ko wampaye umugabo mwiza utandukanye n'abandi bagabo pe nanjye ngomba kumukunda paka ntabwo nzararira kumukunda sheri kutaza banguka dore n'amatsiko yanyishe banguka nyine nese se wowe wabimenyereje ngomba kuyagira banguka sheri kahura negurira udutendo mwakabyaranye none yanzaniye iki ngenga agiye kunyiyereka wese aha reka nizere kandindire niteguye oya ntabwo ndi kukubona nawumirije ndabaguka kandi urekere gutuma ntegereza naje wambonye ako se none sheri iyo myenda ntabwo uretse ko twayitaye barishirika tubyina ariko wajya umubare tubyina ariko ubu se twajya tubyina this way ibyo bintu ukoze ntabwo sheri Imana yankuye ahantu habi kabisa nyine agukwana uretse ko usubiyemo kwa bari oya sheri iyi myenda ni iy'amateka nese niba ari amateka ni ngombwa ngo ntabwo ngiye nshobora kuzayireka sheri wajya ubabarira ko ngandere none igihe kimwe nabaga nicaye ariko se mabuja wambabariye mabuja wambabariye pe sheri wanjye ibyo bintu tubireke wambabariye ibyo bintu byararangiye sibyo ariko urabyibuka ndabyibuka kandi nubwo nabyibagiwe kandi nawe warabiharaniye wakoze yanyambuye udushwambagara inyambika agatise sheri wacu yawe ariko reka turiba ako gatera yanyambuye udushwambagara susubiramo ariko nawe ibyo bintu rwose wapi nase twakwicara nambaye gutya nta kibazo nese kuri umugabo wanjye ko baba wambaye kose yanyambuye udushwambagara inyambika agatise yanyambuye udushwambagara inyambika agatise none ubu ndayishima Mwana wanjye ubabarira ubuzima burahinduka ubuzima buba bumeze nk'ururabyo ururabyo nguru ureba ubuzima bushobora guhinduka pe ku buryo wa muntu wagaragaraga nabi ashobora kugaragara nabi neza ntazagire rero umuntu uzajya isuzugura umuntu sheri ntabwo wasuzugura umuntu nawe reba ariko reba sheri wo mu gihe cyahise none sigaranye amatuza y'akagari ay'umudugudu aya serire aya perefegitire ese sheri serire igihe amatuza mwese abagabo bose barimo ntibagifite amatuza we nose ni serire aya ntagira ngo ni yandi bakingire ariko noneho byagiye ibi rero iyo mbyibutse ukora iki ibi ngibi iyo mbyibutse ukora iki ariko waguha nawe ukambara ukareba leta mvuga ngo yo mana ushima kandi nawe ntagushimira disi sheri nawe bitagushimira yuko uri mwiza wawe uragasaruka uruha imana yawe nakubonyemo ingabire kuva ngewe nkikubona cyagiye wanzaniraga ibyo kurya ukemererwa kwirukana nahise mvuga ko nzagukunda nkagukundwa akazi nkakugira udasanzwe nubwo nanjye ubukene bwari bumereye nabi uri mwiza uri rwose maze ukuntu useka disi we gabanya kunaka cyane gukabya abantu bajya bavuga ngo umuntu ngo ni isherege ngo umuntu ngo ni iki ariko ubu urabasumba kuko urabarenze mwiza abantu iyo nanjye nibyo bituma mukunda cyane rero reka njye kwambara ajye mu kazi ubundi ahasigaye turi kumwe rwose nta kibazo n'igihe se ko ndashobora kugukumbura nanjye ndagukumbura ariko reka ngende nta kibazo
nari nibagiwe twatwenda twaje kano nyine dusubize ariko utungutu ntuzadute ntabwo nabita kuko ndabizi ko bifata nk'ibintu bikomeye sawa ndagukunda sheri nanjye ndagukunda sawa sheri mani se bima biriya bintu bitekereje ute koko kuko nari umukire mfite amamiliyoni n'amamiliyoni areba aho ngeze kubera umugabo ariko mana yanjye mana ukwiye kundwanira rwose kugeza aho nkura mu myanda nirwa mpakira imyanda w'abakire ntari umukire njyewe nshaka kururagurira rwose nzabivamo koko yego umugabo ngarankenesha mana yanjye ariko rwose ko byabiziritse ukuntu ndabishobora kuba warihaye nabyo ukajya muri ntabwo biba byoroshye pe n'ubuzima nicyo bise ubuzima rwose ntabwo nari nzi ko ubuzima nk'ibi bubaho Kevin ngwino hano mwana wanjye ngwino hano aho ndi gukorana akazi uba wicaye aha ngaha we kuguma wenyine mwana wa ubu buzima ko kubona nzabushobora nari narihaye sigaye nkurera abakire mu bintu by'amoko abinjombagura ntarabyigeze mwana we none se ko wicaye kandi aho ndi gushyira imyanda wabaye wicaye hepfo gatoya urabona hatarongezemo ndatsindagira ibintu by'imyanda niko mwana we urabona ibintu se yankoreye yakuzana amafaranga akayajyana niba ari indaza yakwaye niba ari ibiti nawe naramuhuza sinzi uwo yarengeye gusa urabona ko tuzava muri ubu buzima bigakunda koko ntingiriza ashakishiriza nkorera abakire nari nari umukene narihaye ubusuzi gute koko reba ukuntu umaze kunanuka inzara yarakwishe umwana wanjye rwose ukuntu yarabyibushye none dore mwana we ubu koko ubu nzabigenzane mwana wamfashije mwana wa humura ariko tuzabaho nawe ariko tuzabaho wenda imana izongera utwibuke ibyo mwana wa ntukihebe ujye urya ibyo ubonye ubyakire twarihaye isi nyine nuko ikora isi itarakaranga agira ngo nishe nanjye nari umukire abakene ngenda mbajugunya ibyo kurya uri kumbwira nayo ndi kukubwira hariya hepfo hariya nari mfite icyobo kirimo amabuye y'agaciro kandi narasuzumye mbona amabuye yanjye ni meza nta kibazo ayujuje ubuziranenge muri make hari umuntu rero yari yambwiye ko ujya uyagura narinje nyine bari bakundangiye ngo nze nkurebe urebe nimba iyo mari waza ukihera ijisho agasampo waba ufite se byibura agasampo kereka nayingize nze tubanze duhure tubiganireho tubyumvikaneho amabuye rwose ikijyanye n'amabuye cyo ndakigura bifite isoko rinini ubu ndi kujyana mu Bushinwa bakeneye amabuye ku bwinshi abarusiya barayakeneye mfite isoko mu bihugu byinshi ku buryo rwose ubaye ufite amabuye meza amabuye yo ndayafite rwose yujuje standard ndayafite cyane ntitaye ku biro ufite nayagura rwose ngewe amabuye upfa ufite ibuye upfa kuba ryujuje ubuziranenge ukoze kabisa uri umuntu w'umugabo ngewe nkunda abagabo ba modero nzima nk'izo ngizo nibyo rwose usanze shoferi wanjye hari utuntu yaragiye kuzana hirya za Ruyenzi ariko no kugera aho Rutongo ntabwo ari kure shoferi wanjye ubundi umuntu niwe uzanzaniye sample ariko wowe kubera ukuntu numva ari gahunda ifatika shoferi wanjye mu kanya naza ndaza kwiyizira rwose nze mfate sample nta kibazo rwose nanjye mba mari mba ndeba abakozi
tugiye gukorana ndaramuka nsanze amabuye yawe ari meza nk'uko ubinyijeje nijeje ko ndi bukugurira amabuye uko angana kose secretary ni umukozi wawe uyu ni secretary wanjye yitwa Liza niwe dukorana uyu nawe ni umugabo tujya gufatanya muri business afite amabuye tugiye kujya tumugurira ndatekereza azatubera umukiriya mwiza muri raporo rero nari muzanye rero washakaga ngo usinyire reba ibyo bintu banza usoma amabwiriza ngo bimeze bite amabuye y'agaciro urabona yarazamutse zana ngo usinyire aho ngaho ibindi turaza kuba tubivugana nyuma ntacyo saha washakaga rwose ibindi turaza kuba tubivugana nyuma ariko icyo nashakaga kukubwira nagira ngo ndebe ko twakomezanya kuko nyumva amabuye oya ibyo ntubigireho ikibazo turaza kuvugana nta kibazo ndacyari kuvugana n'umukiriya hano waba wihanganye gato abo bakozi rero hari igihe rimwe na rimwe bitiranya ibintu urumva nk'ibyo bintu yari ashatse kuzana ngo ibiciro ni kwa kundi nyine baba yagiye hano hanze akabivanga ni bya bindi by'amakuru y'ibihuha naho ubundi igiciro kiracyari cya kindi ariko nawe ntugire ikibazo ndaguhera ku giciro cyiza kuko ninjye muntu ugura ku biciro byiza muri iki gihugu nawe nta kibazo urakoze rero nishimiye kuba umufatanyabikorwa nawe muri bizinesi kandi tuzakomezanya nanjye kandi ndahari kugira ngo dukomezanye n'ikindi gihe unkeneye nimero yanjye wayibonye wampamagara waza ukandeba rimwe na rimwe mba mpari na secretary wamubonye yaduhuza nta kibazo ariko bumwe uzagire gutyo unyaruke oya nkubwiye ko ejo ntago bizarenga ejo ntageze ku kirombe cyawe nta kibazo kabisa sawa urakoze sawa kwihanganira ibibaho rero kugira ngo umuntu ahabwe isomo cyangwa se nari umukire ubizi ko nanjye nakoreshaga abantu ariko byose rimwe mwabiteye mubara nabi banguki amafaranga mwayakoresheje nabi ntabwo mwakoresheje ibyari bikwiye gute se twakoresheje nawe mwana ushatse kuvuga icyo ubwo mujya kugura imodoka basi yo mugura moto ntabwo yari kubyoroshya none se yagiye kuyazana kuri banki akayazana niba ari inda yazamwibye niba ari ingegera ndabizi ubu se iyo iyo yazana ntabwo tuba tugeze kuri byinshi ubwo se wowe wiyabika nimba wari usanzwe umuzi none se ko yari siko twizera nzi ko ari umugabo nawe nzi ko ari yankora nka biriya ariko mwana ko numva nawe ushaka kumpinduka ubwo nyine ubwo wowe mwarabyumvikanye rero ubwo mwana wintera agahinda ko santa karahagije ubwo amasambu yose wabuze nimwe usigarana mu masambu yose twari dufite none se ntabwo uzi ko wabiteje cyamunara byose ku mafaranga y'abandi yaravuye kuzana ariko ibyo ntabwo wabyemera nawe ugomba kujya kubarega abana b'iminsi rwose nawe nuko utarakura nawe ngo ubyumve uko babimeze byihora barakuriye yose barayamara cyamunara yarayatwaye nyine tuba hateje cyamunara ntabwo ubizi mbese naho gutabarwa n'Imana nari mpari nyine ntacyo nari kujyayo se wari iwanjye njye bari kwasinyira ngo burane muri leta ntabwo uzi ko byemewe burana kandi amafaranga yayazanye yarutiye yavanye kuri banki nari kuburana ikisi waburana na leta se ubwo we wari kumufatira na kizana amafaranga wa mwana uko yaje nuko utari uhari ngo mubone uko yaje ameze niba ari imitwe yanetseho yaba ari njye ntabwo yari kuncika ubwo we wabigenze nabi ubwo nyine mwayapfushije ubusa mwana wanjye byihorere kanikorera akazi ahubwo ubuzima bwanyu njye sinzabushobora ngiye kuzashaka ubuzima bwanjye urashaka kujya mu muhanda njye ntabwo nagumana namwe uzabaze iso yarantaye nawe urashaka njye nari mbayeho neza mbyukira ku bintu bimeze neza none ubu njye nangiye gutora imyanda wapigenye usigare wenyine n'ubugundi bwawe warabyikoreye ubisigarane ubwo nigendeye genda wapi ntabwo naguma gutora imyanda uzigarura nawe umuntu uzakoka amagenda niba uzi ko unshize uzakokana ariko size ku mana ni iki nakoze koko kugira ngo mpure n'ibi mwana ukwiye kundwanira kuko ibintu ndabirambiwe mwana nte n'umugabane oya rwose ncitse na kime gukora akazi ndanabireka mana yanjye nka secretary mfite ubushaka kumbambisha koko we secretary
ngwino hano wakwicara nkawe uba ushaka kumbambisha uba ushaka urazana ibintu byo kuvuga ibintu by'amapusantaje uriya muntu wari umuzi ntabwo nari nzi ko ari umuntu mukorana guca wifata ukajya kuvuga ibintu byose ubonye ku bantu utanazi bose umbabarire ntabwo nari nzi ko bizongera rwose uriya ni umukiriya ugiye kujya tuzanira amabuye none uri kuza kumubwira ibintu by'uko amapusantaje yazamutse ubwo urumva ntimukajye mukina n'ibuye ry'agaciro hano niyo ryaba ifaranga rimwe ntabwo wemerewe kurivuga ikindi gihe niyo wansangana n'umugore wanjye ntiwemerewe kumbwira bizinesi bizinesi ni bizinesi urukumva ikindi gihe nubyongera wowe ubwawe uzaba wiyirukanye kuko hano hanze hari abana benshi bize b'abahanga birirwa banyandikira ngo barashaka akazi ariko wowe uri karimo ntabwo uzi ibyo urimo nyine uraba umaze kuntesha umutwe Imana ishimwe kuko uyu munsi rwose ndokotse ntabwo ibintu bizongera Badi wowe ndebera yuko harimo mahogane aho ngaho nanjye bya mahogane verine ya mahogane nguri yaraje ndabona harimo ibikombe ko bikiri byinshi rwose biracyari byinshi cyane pe ndebera tineri ndabona harimo utubido 8 harimo izihe harimo basco kabamo bara uti vayo basewe ko zena go tineri ntabwo kubwira izo ni za gatire tineri ndebera amapasa ni zingahe ako bose udufuka two gupfunyikiramo abantu twarashize twasigaye udufuka 6 twonyine kandi harimo 8 udufuka twarashize kabisa ubwo nyine nabyandike nze kubitwara nze kuza kubirangura kakimukire ku papuro ndebera yuko ariko amarange dufite mundebera amarange yandi dufite ya essence ordinaire hasubiyemo agakombe kamwe konyine hasubiyemo agakombe kamwe ariko sha ubundi bimeze bite izi mashini zacu ziracyakora zirakora none se ubundi ariko hano ngo muvanga irange neza tuvanga akarange kameze neza iyi mashini yarakize bose yarakize ivanga irange neza nta kibazo ahubwo uriya mugabo wadukoreye tuzongere tumuhamagare pe uriya mugabo tuzongere tumuhamagare ushatse vanga imashini yapfuye muzayice pe ishobora kugira ikibazo nimero ze tugomba kuzibikisha wakugira ikibazo nacyo niba imashini ikora neza nta kibazo mundebere noneho mundebere amarange yo gusiga ku mazu ndebere amarange yo gusiga ku mazu muri aya mazu izi ndobo ndeberemo za wedagadi bose dore ngiyo wedagadi rwose dore ngiyo ahangaha rwose iyo wedagadi ni iya heavy company ni iyaga ndebera n'izindi ngire indobo zishobora kubura aho zibamo ariko hano hari nazo ko sigaye n'indobo imwe yonyine kandi nabonye ariyo abakiriya bakunda iyi ngiyi rwose abakiriya barayikunda reka nze noneho mbe mbyandika asa kuri nagiye he agiye kunywa agacyayi bose umuraraje agiye kunywa agacyayi agiye kunywa agacyayi hariya ese ko kubera iki mwogenda mutavuze ahantu mugiye ariko yambwiye bose araje agiye kunywa agacyayi ntagatinda abantu ibijyanye namwe ntabwo mbizi ahubwo arambwiye ngo nimbe ntenga bino bikombe by'amarange ngo araje amfashe mu kanya ugatengereza agira vuba arya shaka undi wambwiye yuko wowe ndaganda ari zingahe zisigaye yarasiyemo ibikombe 8 ujya kugerageza kuvangira neza abakiriya amarange n'ubundi baradushima ahangaha rwose nanturuye dore hasigayemo ibikombe 3 bose ahangaha kwa Eric baradushima ko tugira amarange meza bose abakiriya basigaye baza bavuga ngo ntabwo nshaka ko muzagira muvangavanga ibintu muzajya mubona yuko mba ntanahari dusigaye tuvangira abakiriya neza njyewe umuntu utazashobora akazi azagende nababwiye ko mugomba kujya kwiga kuvanga amarange neza aricyo kibicaje ahangaha uzi ko mvanga irange ko wabizi nawe ahangaha kwa Eric iwanjye mvanga irange neza mugomba kujya muvanga amarange neza tugakora competence n'abandi bantu twegeranye
uri kubyumva neza tugomba gukora ubudasanga nanjye baragerageje gushaka amarange meza atashobora kuba yamanurwa n'imvura amarange meza atarimo ibicupuri ariko amarange yacu ari original boss ujya ubona amarange dufite aha ngaho ni amarange meza gusa amaweda gadi amaverine ibiki byose baza bavuga ati tujye kwa Eric rwose hari irange ryiza rero kwa Eric aha ngaha kwa Eric ndashaka ko Eric izina rihinduke Eric ku isi yose pana aha ngaha mu Rwanda nubwo tugira natwe tuzakora uruganda tuzajya dukora amarange tuzakora n'uruganda mubona ko twatangiye gutera imbere nzanabongeza nzabongeza yego boss simumva ko uzanatwongeza amore cyane ahubwo boss nzabongeza umva karankubaza bitaka amakuru harya ntabwo uri umukobwa wa kazungu pose usigaye abaye ntabwo agihararana yagiye yajyaga nzanira imari none naramubuze na telefone ye ntigicamo nzaho namubona gute yajyaga nzanira amabuye ahubwo se ko ari ryo mfite uye hari ryo nyine yataye mu rugo ndarizana turebe niwe urarifite nayo ndishyiriye umukiriya hano ruguru none ni byiza ko duhuye kandi kwereke turebe none se kuri kuyemo niriko turebe nsanga ari ryo ndari kugurira sha iri wapi wapikize kigenda iri ngiri ntabwo yari irimo pe kandi iri ntabwo wapi kabisa none se urarigura aya iryo ntabwo ari ibuye icyo ni ikintu kiri aho ntabwo ari ibuye nawe rero iri ni ibuye kiri kukuvunira ubusa pe wese ndishyira umukiriya ko atari sawa bayi nyine komeza wikorera ariko ntabwo twarabamenye ubwagira ngo ndijugunye uritware nawe ndarijyana ndishyura nari ndishyiriye n'ubundi urifata ukajya kwiba nasore abo mufashije nagacika ngene n'isore oya tugize ikibazo tuvuye n'umukozi afite indobo ni wowe ingurishije cyangwa n'umufuka inde wari ufite uno mutipe sinzi oya uyu ni umukozi wanjye irangi yaratwaye duhuye atwaye indobo yirukanka mpita mpamagara uriya mupeti aza reba ko ibikoresho byawe byose byuzuye merci ngo muhuriye hehe uno mupeti duhuriye piri yatwaye rino range situzi nimba rimwe muri muhaye kandi yaravuze ko agiye kunywa cyane naje mano sigaho niba boss wowe sigaho niba boss icara urangiye rambya boss kiremo dore niyo mudufasha kandi yaramwe kagiye kunywa cyane itonde gato yaramwe kagiye kunywa aho icara hasi apo boss enda rengana boss nukuri enda rengana boss nukuri ngenda rengana nukuri niyo boss rero ntabwo ari umukuru uyu nguyu ni umukozi wanjye namukuriye mu muhanda ndamuzana mwigisha kuvana amarange neza none ibigaragara ni uko yabibye irange jewe ndazamutse mura nawe afite irange agenda akebaguzwa nawe ati byanze bikunze kuko nzi ko ariko Eric shop ndavuga ati ntabwo yaba ari muhaye nibwo kumufata uno muvandimwe baramu ari umukiriya twoherereje irangera wapi aravuga ngo kumucyayi asohoka ceceka nawe warumye ko agiye kumucyayi arambwe ngo agiye kumucyayi bose nese ubu ngenda bizira gute kandi nabizi uburyo arambwe ngo agiye kumucyayi bose ni irangera ari guhaha muyobozi uyu nguyu merise numereje nanjye ngo ndijyane ngo ari umuntu afite umukiriya wacyo bose arambwe ngo agiye kumucyayi arambwe ngo agiye kumucyayi bose terura iryo rangiriza nyuma bose yewe arambwe ngo agiye kumucyayi ntabwo nzi ukuntu yarijyanye ntabwo nzi ukuntu none rero muyobozi uyu nguyu nta kindi kintu namukorera nawe haguruka
uyu nguyu nta kindi kintu namukorera nari namuteje imbere kugira ngo arebe ko hari ikintu yakwimarira ariko atangiye kugaragaza yuko afite imico mibi none byanze bikunze barafatanyije n'uyu mupeti kuko yabo dufatanyije bose uyu niwe bafatanye igihanga koze ntabwo ndabuzi niyigendere agenda amahoro igendere rwose ntabwo nyigukeneye muri business yanjye igendere ariko dore ewe imbeshyira ntabwo ndi kumwe nawe nawe ufite amanyanga ikindi gihe nzakurikana Eric hamwe ngo giye kumutama nikomereze ariko igihe nababwiye ko mugomba kugira imikorere myiza mwabikoze imbere mwabuze iki ko nabongeje amafaranga Nendi kuvanga karange hariya ka sirorozike Nendi kuvanga karange ka sirorozike none arambwiye ngo agiye hariya kunywa icyayi none se ubu murabona murimo kugaragaza imikorere myiza mw'aya makenka yari yose ariko nanone boss ngewe naba ndi kubirenganiramo nawe ubonye ukuntu asohotse mugiye kunywa ntange Eric nasigara n'iki uteruye indobo n'undi agaterura indobo ahubwo turebe neza ko nta zindi yatwaye nta gushira amakenga turebe neza ahubwo ko nta zindi yatwaye akaba aradutuburiye agashyiramo izisanzwe turebe neza ntacyo sekretari ari bwabimbwire neza nanjye ukomeje uriya nta kibazo bagiye ntaribi kangarura iyi ngiyi ahangaha atagaruka akayitora kanyigarura ahangaha gende unyereka ayo mabuye uriya mugore ndamuzi umukire hano twese tumutinya yego se none se yaje kugenda bite ko mbona wagira ngo n'amazi nayaheruka yewe ngaho madamu Atayi. Bravo. Komera cyane. Sawa. Amakuru Neza. sigaye ubinosa Sigaye ntuye hano. Ni hara hirya. Hirya yure tubyavuga. nize wimenera ifuso Twayiki? Namba se? ariko umuyaga umwe wose wo mw'iki gihugu niwo usigaye ufata ndabona wowe warirenze umuyaga None se cyo nicyo kikugenza kuba urebye nambaye sinambaye se turakutukuza uri umusirimu ntabwo nari nzi kugeza aha rwose nk'ibigofero ibyo se birakureba soni ibyo birakurebera ko mbona uyu mugore wagira ngo ashira isoni ariko se nicyo cyakugenza agatari cyo wamuhamagare urabona wambaye nijya kugusuhuza gushira isoni soni burya rwose ubwo nicyo cyari kikuzanye rero uje kundeba gushira isoni ibi by'uyu nguyu ntago babyita gushira ukuntu myenda kwiyamira ni wakunze wewe hari aho nzi ugeze ku rwego rwo kwiyahura none se ngo nawe twanye ngo muze mu ndere kuba duciyeho tukagusuhuza tujye kukigabanyisha ibyo birakureba cyane mfite sigapera nasa urasa n'icyo cyari kizira impamagariye yewe nari nibereye umugore nari mukumbuye cyakora ukuntu yabaye niyo matsiko yafite ubu yarabyibushye ntawamenya bifuza kumubona bwo ndumva nashyushye ubu se si yabyibushye we nshaka kumureba ukuntu yabaye yego yesu dutegereze mugena tubwire umunsi we wa mbere ukuntu ndi kumva mba nahiye cyakora n'inzabamo ngewe rwose aha nawe amatsiko yanyishe yanandenze yewe koma ese nibande nashi nari ngukumbuye murekera ntiwabyumva yesu we nawe urafuha nifere ku rwego ko mwari mwarakunze kuza kunsura wangana nawe ukuntu yangiye ntabwo ndi kubyumva tugende ngo muratangiye muze tuganire amakuru y'imisoro mwaranyanze muragenda muraceceka twajya gukora mwiza sheri yego kuri pe ndabona uriya mugabo agufashe neza umugabo wanjye ni mwiza yego ahubwo mwebwe murabura iki ubwo se wagiye urabona urabura kutubwira gutyo
papa mureke mbabwire Oya njyewe ndashaka kumenya amakuru. ubwo muratangiye kubasa amakuru yagiye mbwira. ayahe Makuru y'umunsi wa mbere byagenze. nyine kwa kundi nayo nsanzwe nzi amashagaga yanjye bambe nyine baje kugira isoni ariko umugabo wanjye bamva akoze umugabo wanjye n'umwana mwiza nabwiye ati ubusheri mfite ubwoba mfite isoni nanjye ati ufite isoni nta kibazo ariko nanjye ati kandi koko ndi wari umeze ukiri umukobwa umusore wese amukora umugabo wanjye nyine bisanzwe yagiye mu kazi sara ukabonera ako turamuzi gusa kunyuze ko mucigeze ako se ubukwe bwawe bwari bwiza pe wari wambaye neza nk'uwabembeze sinzi ko ase ko mutambaza ikintu abagabo tubwire natwe tuzajya kubwubaka bimeze neza umukobwa wese niba uzi ko uri umukobwa ugomba kuba waraciye neza ako ndazize nizako mubizi noneho bavuga ati umugore wanjye iyo wayiciye ntabwo umugabo ushobora kuguca inyuma utariciye umva ntabwo se waba uri umunyarwandakazi utariciye inyuma aguca inyuma muri make ndabyumva oya ntabwo aguca inyuma gusa ashobora nayo kubigukorera ariko shiri wanjye umugabo nicyo kintu cyiza cyose umugabo nta kindi umugabo ubusigaye wagiye ku kazi uba wumva udafite irungu nyine shabire kuba namukumbuye cyane n'ukuntu ngenda kuzukira umukobwa ukuntu wangaga umuntu ugukoraho ngiye sindi kubyumva nyine nawe urabyumva nacishije umunsi wa mbere ngira isoni ego ko nshisha umeze avuga ati arambwira ati se shiri wadabe mbwira ati be ntabwo bishaka arambwira ati se nkubaye iki ko ufite isoni wazikuye mbwira ati shiri ntabwo mfite isoni ngise urugunga inshingano hano waje gukora yesu mbese si byo nyine ngo mama na papa bakumanye ubu rero tugendane neza nta byo kuvuga ngo nkwe cyaje gukora cyiza wabaye umugore ndizera ko umaze kumenyera nawe urabyumva twaragusengeye byararangiye natwe jya ku mavi ndebe ko twabishobora mugomba kubasenya mukabona abagabo kuko abagabo nicyo kintu cyiza kibaho nabishobora ntabwo njye nabishobora pe kuba uzi ngo uri kubana n'umuntu umwe mu nzu barataha ameze neza ukakira ati sheri akora nakeye usa neza kwitayeho yakwiyumvisha ukuntu yabyibushye byaraneye umaze kumenya asigaye afite sohotse mu nzu gato bahita nicyo cyiza cyo kugira umugabo mugeni cyane ejo ndazaba yitwa mama runaka harabura igisahuko ntabwo karajyamo haracyari mu kwa buki hari mu se mwayikoreye ntabwo kuze wabura mu nzu twagiye n'umugabo wanjye twagiye ku Gisenyi tumarayo ibyumweru bibiri kumva nyine twarenjoye hari muryoshye isi yarayihaze uraryoshye pe ureze neza ariko nabahugishije mujya kubabwira amakuru sinabakira witonze twari tugiye tukibukumbuye ibyo kutwakira wanjye biraza mu kanya nta kibazo rero bosi we muraho neza karibu mwene se amakuru yawe amakuru ni meza ariko neza gakeya cyane uranyishe nande kumbe kumwamakanya nande bisaba akazi nze twaguha akazi kida ahangaha ducuruza ibintu by'amarange ariko mwamarande aho gucuruza amarange nkajya mbakorera nkajya nyohereza abakozi hanze nabishobora se wabishobora nabishobora washobora guterura irangi ukarijyana hariya hanze nabishobora pe nabishobora akazi ntabwo nzi ko wagashobora ari ibintu bigoye rega ni ukuri nabishobora pe umpaye akazi nyine icyizere nagakora mba merci ngwino hano harya ntabwo dukeneye umukozi wajya dufatira wa wundi yaragiye dukeneye sokereteri wo kugira ngo ajye tubarira ibintu byose byose urabona ko uriya muhungu w'ejo bundi yaratwibye dukeneye sokereteri kamwe noneho
uyu muntu biraba ngombwa yuko tubanza tukamwigisha ibintu birimo hano kugira ngo azajye n'ibyo yandika. Nubwo twamwigisha kugira ajya yandika n'ibyinjiye n'ibisohotse kugira amenye n'ibihari. Ni ukuvuga ngo twamwigisha ubwo ni ukuvuga ngo watangira kumwereka akazajya amenya n'ibiciro cyabyo. Birakora bino bintu rwose madamu. Nabyiga nkabimenya ni ukuri nk'umwaka. Ibi bintu biba bisaba kumenya igiciro cya buri kintu. Nabimenya ukamenya ngo wenda nk'ino ndobo iragurwa yangahe. Kandi bamara kugiterura icyo kintu bagitwaye ukandika yuko ugisohotse. Ubyinjiye nanone ukabyandika. Ukamenya igiciro irangura ukamenya n'igiciro igurisha. Nabishobora pe. Ibyo bintu wabishobora. Nabishobora. Ese ubundi warize? Narize. Reka da. Narize kugira ngo narize pe. Warize? Ngiye gutya narize amashuri nararangiye. Ufite diplome? Ndayifite. Ntumva bishoboka? Niba ufite diplome yabikora. Sawa rero. Ngaho ntacyo. Bakwereke uko bimeze ngaho ngino akwereke uriya mugizi nacyo. Murakoze. Ubwo turi bwavugane umushahara mu kandi. Abatari kwereka turi bwavugane n'abazanye. Sawa. Irayita beride. Irayita beride ya tuta. Iki gikombe kigura 25. 25. Iyi ni beride. Noneho ibi bakabyita iyi bayita iyi katingi y'ineza kude kagagura 15. Murakoze Muranzi, amazina yanjye ndi Rubimbura. Uyu ni umudamu wanjye, ndizera yuko wenda abantu benshi wenda mutari mumuzi. Turi bashyashya muri ino karitsiye, niyo mpamvu rero nanjye ndabahamagaye kugira ngo tube turi kumwe tubanze tunamenyane nk'abantu b'abaturanyi. Ejo buri muntu rero iyo uri kuturanye n'abaturanyi, umuntu ashobora kugira ibyago, yagira ibyago ntushobore kumutabara. Ashobora kugira ibirori, yagira ibirori nabwo ugasanga ntabwo ugiyeyo kubera yuko mutari mwamenyerana. Rero iyo abantu bamaze kumenyana uko abaturanyi bagomba kuba baziranye, ndetse ubundi ukagira na nimero y'umuturanyi wawe kugira ngo nunaterwa cyangwa ukagira ikindi kibazo n'ubwo bwose turi hano mu mujyi ushobore kuba wamuhamagara. Niyo mpamvu rero bakusanyirije aha ngaha. Ariko intego nyamukuru y'icyatumye mbahamagara ndi bwaze kwibagezaho. Ntegereje umuyobozi w'umudugudu twari twavuganye yuko ari bwaze. Shobora kuba ari nawe ugeze aha ngaha. Ndabona umuyobozi w'umudugudu nawe aje. Dore icyicaro cyanyu. Umuyobozi w'umudugudu rero nk'uko mbabwira araje, ni uyu nguyu. Nagira ngo rero mbabwire intego nyamukuru yo kubahamagara aha ngaha. Koko muri abantu b'ingirakamaro, muri abaturanyi beza. Burya iyo umuntu agutumiye ugashobora kuba wakwitabira ubutumire, ni ikigaragara ko yuko nturanye n'abaturage beza, kandi nanjye nzababera umuturage wanyu mwiza. Intego nyamukuru rero yo kubahamagara kugira ngo muze aha ngaha ni ibintu bigera kuri 3, ariko ndabicamo mu magambo avunaguye, ntabwo ndi bwabatinze. Ikintu cya mbere ni icyerekeranye n'umubano hagati y'imiryango ku bantu baturanye. Icya kabiri ni icyerekeranye n'uburyo abantu bashobora kuba bacunga umutungo. Icya gatatu ni ukugororera umuntu, ni ukuremera umuntu dukorana muri aho ncururiza mu kazi kanjye ka buri munsi, kubera ibibazo yagize mu minsi yashize. Numva rero mbigiye imuzi izo ngingo nari maze kubabwira. Icya mbere na mbere nuko buriya kubana neza, ukabana n'abaturage neza, nibyo bintu biha umuntu bitanga indangagaciro y'umuntu. Kugira indangagaciro k'umuntu nuko ashobora kubana n'abantu neza. Abo ushoboye gufasha ukabafasha, abo ushobora kuba wagaburira ukabagaburira, wahura n'umukene nawe arimo kugufunguza ukamufungurira. Ibyo ngibyo ngira ngo murabizi. Ibiryo ntibibe byuzuye mu mifuka y'ibishingwe, ahubwo ibyo musigaza bikagira gute, ibyo mubona mwagasigaje mukaba mwapanga mukabigira gute, mukabifasha abakene. Muri kumbyuvuga turi kumwe? Turi kumwe mwese? Nibura bya biryo byuzuye mu mifuka
bya bindi musigaza mukajya kubimena nimushaka uburyo mwabimanaginga. Mu bukungu bavuga yuko usanga nka bitatu by'umunani by'umutungo bishirira mu byo abantu bangiza mu bukungu. Rero ubu ngubu dushaka uburyo twagira gute twajya dufasha abantu. Ibyo biryo byuzuye mu mifuka y'abantu mwabaturage mwe muramutse mugize mutya mukajya mugabanyaho mugahereza umukene uturanye namwe ntago byaba ari byiza koko? Niko ntago byaba ari byiza abagabo. Ariko reba nawe urasanga ibiryo byuzuye mu mifuka hari ahirya ugasanga abantu barajya kubimena nyama harimo abantu bicwa n'inzara iyo mitungo ikagenda igapokereramo aho ngaho abantu ntibashobore kuba bagira ikintu bakoresha. Rero ngewe nk'intego yanjye nihaye ko najya ngira gute najya mfasha abantu. Icya kabiri rero tuvuye ku ibyo ngibyo icya kabiri nshaka kuvuga ni icyerekeranye no gucunga umutungo nabi. Nk'ubu ngubu dufite ingero zifatika z'abantu bacunga umutungo nabi. Ugasanga mu gucunga umutungo nabi umuntu yaragiye abona amafaranga sinzi aho yayakuye suruse yawe yakuye ayo mafaranga ariko ugasanga atangiye kuyacunga nabi. Ugasanga afite imodoka bakagenzemo n'umuryango undi agashaka iyi modoka nanone bazaparika hariya nta n'akazi afite kuyigira bakagenda akayiparika hariya gusanga watunga ibimodoka umubare w'imodoka nyinshi. Iyo modoka izanywa esanse, iyo modoka izakenera autorisation, iyo modoka izakenera kuyijyana kuyikoresha igihe yapfuye. Ugasanga iyo modoka ugize gute urayiguze uyigere uyishyize aho ngaho nta kintu izanakungura no kuyiparika aho ngaho kugira ngo uzajye witwa ngo umuntu ufite amamodoka. Nibyo ndabivuga mfite ingero ari abantu bagira batya bakagira nabe no kuzigura ufite amafaranga ariko harimo n'abagira gutya bakajya muri banki kujya kwaka ingwate kugira ngo bagire gute muyobozi nawe urabyumva bakaka ingwate kugira ngo bajye kugura imodoka ntabwo bizi muyobozi. Ibyo rero izo kese zigenda ziba mu bantu benshi. Gucunga umutungo neza rero ruvuga ngo umuntu yakarebye yuko ibyo yinjiza n'ibyo asohora akabanza akabireba noneho yamara kureba ibyo yinjiza akatangira kureba ibyo asohora akareba n'ibyo abika. Iyo usanze noneho ibyo ubika ari bikeya cyane kurenza ibyo usohora icyo gihe ubugize gute uba uri mu gihombo. Iryo ni ryo hame ryo kugira gute ryo gucunga umutungo. Ariko usanga abantu ubwo ibyo barya ari byo byinshi ugasanga ibyo babika nabyo ibyo bigasanga rero bigiye kubateza ikibazo. Ndabaha nk'urugero nko ku muturanyi wanjye arambabarira ejo bundi rwose yagize gutya ashaka kugura imodoka kandi yari afite indi ajya kwaka amamiliyoni menshi. Marirezema amaze no kuyaka kubw'ibyago ngo bagera gutya barayamwira. Ubu murabona hano hantu ntuye ntabwo ariho nari ngakwiye gutura. Murareba hano hantu ni ahabo bantu kubera ikibazo bagize cyo gucunga umutungo nabi ngo bakeneye imodoka barangije bagira gute baje umugabo ngo azanye amafaranga barayamushikuza. Turaziranye na bariya abantu bari abakire. Ndibuka yuko igihe kimwe mu mbabarire rwose ntabwo nshaka kukwibutsa wenda cyangwa kuzura kaboze. Ndibuka igihe kimwe nza gusaba ibiryo dore uyu mudamu wanjye uyu nguyu niwe wari umukozi wabo muramubona uyu niwe wari umukozi wabo. Naje kwaka ibiryo icyo gihe nari umukene rwose bya bintu by'ubukene nari umukene. Nuko ndangije nza kwaka ibiryo umukobwa arabinzanira ku isahane. Uyu mumabuje uyu nguyu araza ahitana aramwirukana aragenda. Amaze kugenda ubwo ngubwo na bya bifaranga yari afite byarangije bagize gute babyibye barateza. Rero nari ndimo kuvuga kugerekeranye n'umutungo mabuja nawe rwose wihangane byababayeho ariko byerekeranye n'umutungo tugomba gucunga umutungo neza. Sibyo muyobozi w'umudugudu? Sibyo? Rero ingingo ya gatatu muyobozi reka nyivuge mpagurukije bariya abantu reka nyivuge mbahagurukije ari kumwe n'umwana we Keve. Reka baza aha ngaha imbere mbivuge duhagararanye nimuze rwose mwigira ipfunwe rwose. Uyu nguyu nagira ngo mbaze babwire ko nakoze. Uyu nguyu mureba muhagarare neza. Uyu nguyu mureba muhagarare mureba mu bantu gutya yego abantu nabo babone.
uyu nguyu mureba ubu ngubu narangije kumugira secrétaire muri kenkayori yanjye, namuhaye akazi muri kenkayori yanjye, ubu niwe usigaye acunga amafaranga neza. Uyu ni umwana we rero yitwa Keve muyobozi. Abangaba nibo bantu usigaye dukorana muri business. Mubaha amashyi, aba bantu barayakwiye, dusigaye dukorana muri business. Uyu mumama mu bigaragara koko burya iyo umuntu yakiza abafite uburyo yakorera amafaranga, yanteje imbere mu gucunga amafaranga. Ndagira mbaze mabwire, nari mfite akazu gatoya muri kenkayori, natangiye mu gakenkayori gatoya kuko udufaranga nari mfite twazi, ariko mumaze kujya naraguye, mfite indi kenkayori yindi hirya. Uyu nguyu bakoreramo madamu wanjye nawe afite ahandi akandi gakenkayori nabaye nkamuretse. Bivuga rero ngo uyu mudamu azi gucunga amafaranga neza rwose, ni mu muhama ashatse gucunga amafaranga neza. Si icyo rero cyari naringamije kuvuga. Ikintu naringamije kuvuga ni icyerekeranye no kumugororera uyu mumere. Uyu mumama yari afite amafaranga menshi, mbagurira ahantu kubera gucunga umutungo nabi. Bishobora kuba wenda byaravuye kuba baratekereza gutunga imodoka nyinshi, ariko kuba uko tumaranye iminsi mwino minsi nta kintu kibi nari namubonaho. Ubu rero kano kanya tuvugana bwana muyobozi, ngiye kumuha amafaranga, ngiye kumuha igishoro kugira ngo nawe ashinge akega ka business hirya, yongere yiteze imbere. Dore ko nyuma y'uko bakena baratandukanye n'umugabo waramutarigendera aragenda, ubu umugabo we ngo yabaye nk'umuntu w'umusazi ku ruhande. Iyo ngiyo rero byarabataye, nta kintu kibafasha. Ubwo uyu mudamu we ngiye kumuha miliyoni 5, ngiye kumuha miliyoni 5. Noneho ndaheza kumuha miliyoni 5, arangira agende akora ka business ke. Muyobozi, ibyo biraba muri kano kanya ngiye kuyamuha, ndayamuha kuri mobile money miliyoni 5, agende nawe akore business. Ndashaka ko mu minsi mikeya ugende ukore business rwose. Nakoze cyane, ndabashimye. Yego, ugende ukore business kabisa. Yego, ukore business. Nawe mwana rwose ujye mu ishuri nk'abandi bose, wongere wambare neza, ureke kwambara igikweto cy'ikinyusi, rwose ujye wambara neza, sibyo? Nawe kandi mu minsi mike ndashaka ko uzaba umuntu w'umugabo. Madam, mereza ya telefone yanjye. Ya telefone yanjye kugira ngo ntacyo, genda uyirebe noneho hanyuma tube tubivuga. Ubwo rero ayo mafaranga wowe madamu urumva ugiye kuyakoresha iki? Ngiye gushimira Kenkayori mu mujyi, kandi iminsi iri imbere nzakwereka icyavuyemo. Kenkayori ko ari ikintu kigohera. Oya, nzabishobora. Nese biriya byawe sinabikoragamo ntubizi se? Miliyoni 5 si uzakora Kenkayori. Ndatangiza gatoya kazaza byara ibindi byinshi. Okay. Rero nyuma y'aha ngaha mugende mureke mbanze mbabwire, mumbwire murambwira nimero zanyu kugira ngo nyakoherereze nanabyereke umuyobozi w'umudugudu kugira ngo nabandi bose babyumve, mu byumve rwose. Mbwira nimero yawe. Okay. Mazina ni Godereva. Godereva miliyoni 5. Okay. Urareba kuri telefone yawe ko amafaranga agezeho. Muyobozi, dore ngaya amafaranga ndayamuhaye. Rero ndagira ngo muremere n'abandi bose bazajye bagira umutima nk'uwo nguwo. Reka rero duhe umuyobozi w'umudugudu, nta rindi jambo riza kuba nyuma y'uko umuyobozi w'umudugudu avuga. Reka muhe ijambo, ni umwanya nako ijambo ararihorana. Reka muhe umwanya ubundi aze atugezeho abagire n'izindi nama zikurikira. Murakoze cyane. Murakoze cyane, tubashimira rwose. Sinanizi ko muri no mudugudu habamo abagabo b'intangarugero kabisa. Uno mugabo umuhamashyi, murakoze neza cyane. Abari bose bagomba kureba. Nawe urakoze muyobozi. Murakoze cyane. Madam, reka nawe tubisuhuze rwose. Wagize neza kugira inama umugabo wawe. Murasa neza cyane. Murero no muryango udasa neza. Mubongera amashyi kabisa. Okay, murakoze cyane. Tutizimye amagambo, ngire ngo mwese muranzi n'ingiye mukuru w'umudugudu muri no mudugudu wacu. Dushimira na Karoli yitabiriye rwose. Nawe mu amashyi, sinajyaga mubona mu bikorwa nk'ibi. Biranejeje cyane. Muranyihanganira natinzeho gatoya, yamamagaye, hari n'amatwe twagiye mu mudugudu ku kagari, nabashije gukererwa, ariko ndabashimiye ko mwitabiriye. Nta bintu byinshi tuvuga, ni kubashimira igikorwa cy'urukundo no mugabo yakoze, tugira ngo namwe mube intangarugero. Burya gufasha
ni umugisha uriya mubyeyi yakoze ibintu ntabwo arazi ko bizamugarukira. Ndabyibuka yari umukire bajya kumutereza cyamunara, nanjye nari mari, byarambabaje cyane. Yari afite umugabo w'umukire, bari bafite Benz 3, nura mu mama yari afite Range Rover agendamo. Rero baravuga ngo iby'isi ni gatebe gatoki, uno munsi urafite ejo ntago ufite. Niyo mpamvu bavuga ati fasha mugenzi we kuko ntago uzi ejo uko bizaba bimeze. Tubashimira murakoze cyane kuko mwitabiriye, mwongeye muhana amashyi umugabo kabisa. Tutizimye amagambo twari kumushimira ku gikorwa cyiza yakoze. Miliyoni 5 ni nyinshi, ni igishoro gifatika kuko ukaba watangiza business. Murasa neza cyane abaturage banjye rwose, mwiyongera amashyi. Mwaguruke mushimire bano bantu muhagaze rwose kuko ni igikorwa mukoze n'umuryango usa neza, murabona dore uraberanye. Amashyi menshi kuri no muryango niba ntacyo. Umugore wanjye rero nta kintu na kimwe ni nawe wanambwiye, mweke mbabwire buriya umugore ni nka zahabu. Niyo bambwiye ati reka dufashe mabuja, uwahoze ari mabuja wanjye ashobore kuba yagira ikintu ageraho. Rero uyu mugore ni ukuri kw'Imana pe, ni Imana yamumpaye. Amashyi menshi kuri no muryango. Imana yamumpaye, reka kumva agara hano muhobera imbere y'umuryango. Se mwatanze amashyi niba ntacyo, ariko ino muryango wagize neza, wakoze cyane kudutumira. Ndumva bidatinze twebwe twabashimira mubimbura, mwakoze cyane kudutumira kandi n'ubutaha muzadukenera turahari, muzagira ikibazo muzaduhamagare. Murakoze cyane kandi mwakoze cyane. Sawa sawa sawa. Namwe tubashimira cyane, mwakoze kwitabira, murakoze. Sawa rero umuryango mugari, turabashimiye yuko mwumvishe ibyo umuyobozi w'umudugudu avuze, mwese nta kintu twarenzaho. Rero ahangaha karibu, imiryango irakinguye, ntambwa nzashyiraho, cyakora zaba hariho sone, uzaza akazajya asona kuri kipangu. Madamu wanjye arahari cyangwa n'umukozi uzaba uhari azajya azamukingurire. Uzajya ashaka ibyo kurya kumva inzara iramwishe, azajya aza amazi azajya anywa, muzajye muze rwose mwiyakire. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Ubwo ndumva ibyo nari nabahamagariye ni ibyo ngibyo byari byo kugororera uriya mugenzi wanyu. Namwe kandi mwigireho, mumenye gucunga umutungo neza. Murakoze cyane.